mpita mubwira ndetse ko wansenyeye kandi ufite umugabo wawe n'abana bane koko umugabo wanjye nta mpahira waje mu rugo rwanjye usanga mba mu nzu nziza nta kibazo n'umukozi n'umwana nta kibazo urugo rwanjye rubuze warangiza ukantwarira umugabo none peni aka kanya uri kurya uhahiwe n'umugabo wanjye ntari kumpahira ntahahira umwana we waramumpugije umuhuza n'umwana yibyariye inkuru irenze ku byo nivugiye ku byo mwumvishe no ku bindi ndumva nafite igihe cyo gutamvuga mfite igihe cyo gusenga kugira Imana aba ariyo izasobanura ibi bintu ibindi ndumva ntabirenga urakoze se nanamufuriye ku bana avuga bati wamusasiye wanamuryamishije hejuru y'ibindi byose hari n'igihe umuntu akora ikintu akabana n'umuntu nanga bakanamenyana ntiyerekwe ingaruka z'ibizaza nyuma nanga se ibintu byose sinaka Imana ibihishura nta muntu ushobora gukuraho ishuri umuntu yinjiyemo nta n'ushobora kurwanirira undi urugamba kandi ari we wahagurutse ngo arurwane uyu mubyeyi yari afite mesaje ngo wamwandikiye umubwira ko ni umuhaga uzamumugarurira reka ngukupe nawe ndumva munshaka ntabwo wifuza guhura nawe ntabwo nifuza guhura na Penina ni ukuri kw'Imana Imana izaguhorera Imana ikunda abarenganywa cyane rwose komera cyane ihangane umukozi w'Imana akifata agasenya urugo rw'umuntu kandi ari nawe wakakwiye kugufata mu mugongo abona hari ikibazo akavuga ati reka ngufashe dusenge akifata akantandukanya n'umugabo wanjye akantana umwana ungana kuriya bwiya nimaze amezi 5 kuno kwa gatandatu turimo nikanyagira nabona ikiyede ntakibona nkamenya ko ndi kumwe n'umwana wanjye kuba warakomerekejwe n'umukozi w'Imana cyangwa se umuhanuzi nk'uriya uzwi kuri social media usanzwe yigisha abantu bagafashwa gahanurira abantu ukavuga ko ari we muntu wagusenyera ugakagutwara ubu ntago byahise biguca intege kujya gusenga ntago byanciye intege n'ubundi ndacyasenga kuko ntago mbeshejweho nawe genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko mumeze neza cyane abakunzi b'Urugendo Online TV mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Imana ikomeze kubaha umugisha cyane abantu bari ibiganiro byacu umunsi ku munsi muraba agaciro cyane. Njye nitwa Samu Gakire nkomeje urugendo rwanjye rwa buri munsi. Iri kumwe na Jado ku buhanga bw'amajwi ndetse n'amashusho. Uyu munsi ngira ngo urugendo rwacu rwerekeje ni umubyeyi afite ubuhamya bubabaje buteye agahinda ariko nanone buri mu inyigisho zimwe na zimwe zikangura abantu buri ngo uyu ni umubyeyi mumwegere mube hafi kuko ari mu bihe bimukomereye cyane abanyamasengesho mumwerekezaho amaboko yanyu kuko yakomerekejwe kandi akomeretswa n'umukozi w'Imana abiyita abakozi b'Imana nakoreka mvuge gutyo kuko ntabwo ndishuye neza ko ari umukozi w'Imana niyo mpamvu mvuze ngo n'uwita umukozi w'Imana ngira ngo afite ubuhamya bukomeye cyane bukomeye bw'umudamu umwe w'umuhanuzi wamutwaye umugabo cyangwa se waje aramuhanurira aramubwira ati umugabo agiye kukwica birangira ubu ngubu ni wo mufite kandi uwo mugore arazwi cyane muri social media komera cyane ukomeze kwihangana. Yego. Amazina yawe ninde? Amazina ni Nikuze Cecile. Ukaba ufite abana bangahe? Umugabo we baramutwaye ntabwo ndi bumuvuga. Ni umwana umwe wari ufitanye n'umugabo batwaye. Yego. Yego. Tugiye gutangira ubuhamya bwawe umbwire ibyo byose mbere yuko bagutwarira umugabo cyangwa se mbere yuko umuhanuzi yinjira urugo rwa Karusenya. Wari umaranye igihe kingana gute n'umugabo mwari mubanye gute? Umugabo twari tubanye neza twari tumaranye igihe Covid yabaye turi kumwe nta kibazo. Umugabo wanjye rero ndangije ahura na Penina nuko aramutwara urwo rwanjye rurasenyuka. Ni ukuvuga ngo ibyo ari byose ntabwo bahuye gutyo gusa. Ubusanzwe tuzi ko Penina ari umuhanuzi, ni umuhanuzi uzwi, ni umunyamasengesho. Ntabwo yaje gutya ngo amufate amatware. Wowe wari uvuga ati ninsanga mbanye neza n'umugabo wanjye ibyo ari byose
nimba yaramutwaye wasanga yaramusengeraga cyangwa asengerewe cyangwa nawe usengerewe hari uburyo yari akuzi ubundi wowe usengera he? ubundi ngewe nasengeraga mu Bagatulika ndi mu Gaturika nyuma idini ry'Abagatulika nza kuba ndiretse nkajya njya hafi yanjye nkimanukira mu butayu nkajya gusenga. kubera iki winjiye mu bintu byo gusenga cyane aho wari usigaye unajya mu butayu? Numvaga ndimo binamfasha iyo najyaga gusenga numvaga mfite amahoro nabwo kurenza nkabona ko wakorerwa niciye mu rugo nanjye ubwanjye nkunda kwicara. Hari ibyo usigaye usengera ukabona biri Imana iri kubikoraho? Nasenga nkabona mu rugo rwanjye ni amahoro mbese nta kibazo. Yego. Ubanye neza n'umugabo? Mbanye neza n'umugabo. Muza kugira umwana? Umugabo tuza kubyarana umwana wanjye ejo mu kwa mbere aragira imyaka 2. Umugabo tubyarana umwana w'umuhungu turangije nyuma umugabo akajya agenda akajya mu kazi gushaka amafaranga. Yajya gushaka amafaranga ubwo rimwe na rimwe agataha umunsi umwe naramuhamagaye umugabo yavuye mu rugo aragenda hari ku cyumwe hari muri weekend aragenda ajya mu kazi mu nce zo mu ariya ujya Rubavu hano bakunda kugurira utuntu imodoka ngo ahantu zigera zigahagarara. Kwa Sina Gerard se? Kwa Sina. Rero papa Giyane yambwiye ko ari hari gukorera ari hagiye gukorera ndangije ndamuhamagara. Hagiye bigeze nimugora ndamuhamagara ndamaze shesheri nturaza arangije arambwira ngo ntago ndaza ariko ndaza mu kanya. Nyuma birangiye ndongera ndamuhamagara yarangije nitabwa n'umuntu w'umugore. Nawe se wamaye nyiriyo telefone arangije arambwira ati nibeshye nimero nitabye nimero itara yanjye hari nimero nayo nahamagaye nayenze ko ari impamagaye ndaje ndamuguha mu kanya. Yego. Aza kumumpa turavugana aramwisobanurira ndabyumva. Hako ntiwigeze ubigiraho ikibazo? Sinabigizeho ikibazo. Ko yambwiye nayenze ko yagiye mu kazi numvaga ko ari umuntu bakorana. Sinabigiraho ikibazo arasoje amumpaye nyine turavugana mu bwicyo namushakiraga ntarambwira ibyo ambaza nanjye nkamusubiza. Ubwo munsi ntiyari yatashye? Uwo munsi ntiyatashye. Noneho nyuma papa Giyane aza kuza turaganira nyine w'umugore n'umugabo mu rugo nta kibazo ngeraho mu gitondo ndabyuka nyine ubwo nibwo nabyutse njya muri Nibature ndamanuka mpamagara umumama w'inshuti yanjye ni umubyeyi pe ni mukuru nawe muriye nanjye nawe wambwiraga ati jya uzinduka uze tujyane muri Nibature tujye gusenga burya niyo ufite akazi ukajya mu kazi ariko wavuye muri Nibature biragufasha. Turagenda umumama witwa mama Moyize turagenda tujyana gusenga turangije tuhageze ubwo umugabo nawe musize mu rugo n'umwana n'umukozi. Ndangije tugigera aho ngaho mu gishanga mama Moyize n'uwo mukobwa wo mu rundi kazi twari kumwe tumaze gusenga tugezemo hagati tugiye gusoza tubona uriya mugore Penina araje naye nicayemo hagati ya mama Moyize n'uwo mukobwa arangije aravuga ngo ni mube muretse gutanga ndabona musa nk'abari basoje ngo Imana ibantumyeho ngo nje niruka ngo nashatse inzira ngo nyuramo Imana irambwira ngo ninyure hariya ngo turahurira mu nzira ngo kuko niyo nzira twari tugiye kuzamukamo. Ubwo rero yari aretse guca ahantu mu gishanga ahantu hasa nk'aho ari nk'ibiraro aca haruguru ahantu wagira ngo haba icyuma gisya amanukiraho kuko ariko kayira tuzamukiraho tugera ku cyuma tujya mu rugo. Nuko Penina arangije ahageze aravuga nyine ukuntu Imana imuntumyeho. Ubwo yaje abasanga aho ngaho? Araza aravuga ngo we nikuze Cecile ufite ngo direde ngo z'uduce ngo direde ngo ziguye imbere ngo tudurede tugufi ngo niwe ngo Imana intumyeho ngo umva ko Imana ivuganye nawe ngo icyambere ngo pfukama ngo Imana icyubahiro. Mana yanjye ndapfukama rero Imana icyubahiro nk'uko yabimbwiye ndamuvuga ati Imana ushimwe uhabwe icyubahiro y'ibintu nkoreye. Nuko Penina arangije
Penny nanjye arambwira ngo Imana ngo iravuze ngo Imana ngo igukureho icyuma ngo dore wari ugiye kwicwa n'umugabo ngo umugabo ngo si uwawe ngo Imana ngo dore ngo iramusohoye ibintu nk'ibyo ngibyo. Arangije arambwira ngo dore ngo hirwa wawe ngo ufite umwana ngo witwa Giyane ngo Imana ngo nawe ngo iramurinze ngo dore ngo abantu muturanye ngo bari bagiye kukurogera umwana ngo kandi ngo dore umwana wawe ngo niwe wari ukubanyishije n'umugabo wawe. Ndangije nyine agahinda karanyica. Arangije arambwira ngo umugabo we ngo ntago ngo agukunda ngo akunda ngo uwo umwana. Ndangije nyine twese turahangayika ngendaje agahinda karanyica nibaza ukuntu umwana wanjye agiye gupfa nibaza ukuntu umwana wanjye abaturanyi bagiye kumwica kandi abaturanyi twari tubanye neza. Yego. Mbese kumwe nta kuntu babana n'umuntu ngo umwime umwana wanjye yarakiri mutoya nta muntu adasanga ari gukambaka. Komera cyane komera. Nuko arangije arambwira ngo umugabo ngo agiye kuntera icyuma. Umunsi yabimbwiye umugabo wanjye ntabwo yaraye no mu rugo. Umunsi nararebye ndavuga ese Mana icyuma kirihe ndagenda nsaka mu buriri. Nuko kansubira inyuma gato ndangije arambwira amaze kumpanurira ibyo Imana imubwiye aravuga ngo dutashye turi gusenga ahita yongera asubiramo aravuga ngo ngumva ngo Cecile ngo Imana ikindi kintu imbwiye gupfuka mu Imana icyubahiro ndongera nsubiza amavi hasi amaboko nyamanika hejuru ndavuga ati Imana uhabwe icyubahiro. Angije aravuga ati mvuga ko Imana ivuganye nawe ngo Imana iravuze ngo ntituzamuke nsengera urugo rwawe ngo tugere mu rugo ngo dusenge. Penny akaba yari kumwe n'umuntu w'umukecuru ngo nawe ngo ajye afasha gusenga ngo akamusengera nuko mu bibazo bye byose ngo bigakemuka. Umukecuru niwe yamufashije niwe wamuherekeje ndazamuka. Mama Moise we yari yatashye agiye mu rugo kuko umutwaro we yari agiye kugenda twabonaga hari gucya. Turangije Mama Moise aratansigarana n'uwo murundi kazi na Penny n'uwo mukecuru. Noneho Penny turazamuka tujya mu rugo jye na Penny n'uwo mukecuru n'uwo mukobwa w'umurundi. Turangije tugeze mu rugo Penny arasenga turicara nyine mbakiriza ibyo ari bihari bya. Ndangije turasohoka dusohotse ahagurutse arasenga. Umugabo wanjye muri iyo minsi nta kibazo twari dufitanye habe na kimwe nuko kujya mu ntara nta kibazo numvaga yabaga yagiye mu kazi gushakisha. Penny narangije nuko ahaviriye mu rugo umugabo uwo munsi hari ku cyumweru yari yagiye mu gitondo aragaruka mu masaa 7 gutyo. Agarutse araza arakaraba tujya ku meza ndamubwira se tutajya ku meza aravuga ataraje arasohoka aragenda. Agiye aza kugaruka ku mugoroba aravuga ati Mama Giya ati ndagiye ntago ndi burare hano kugira ngo ni ibintu byoroshye. Aragenda nyuma ndamuhamagara arambwira ngo ari kwinywera icupa numva ko nta kibazo ari umugabo nyine ari kumwe n'abandi bagabo. Nyuma nza kuza kumuhamagara nanone mbona biri gutinda amasaha yagiye bwije muhamagaye nitabwa n'umugore numva n'umugore uvuga nk'umukiga. Ndamuhamagara ndamuzi ubwo yari Penny bari bari kumwe. Penny Papa Giyane naza kunyitaba arambwira ngo ntago nzagarukaho ko dufitanye umwana ndabizi ngo ariko ngo Mama Giya ngo ugiye ntago nzagaruka ngo uwo mwana uzamurere. Ndangije nyuma Penny numva ari mu rugo nafashe nimero yiwe kuko yaravuze ngo nimfate nimero yiwe azajya mfasha gusenga aze mu rugo dusengera urugo rwanjye kuko arabona ngo ruri mu manegeka ngo birasaba amasengesho. Nanjye kubera nabonaga ko ari umukozi w'Imana nyine muha nimero yanjye nawe ampiyiwe. Noneho nyuma bwije nza guhamagara Penny namuhamagaye ngira ngo mwifashije nyine nk'umunyamasengesho. Aho muhamagariye telefoni yiwe ahita yiha umugabo wanjye aranyitaba numva n'ijwi rya Papa Giyane turafukana n'agahinda karanyica ndakupa telefoni ndareke. Mu gitondo Papa Giyane araza aza nko mu masaa 3 n'igice saa 4 yari yagiye yambaye uko yambaye nta myenda yari yajyanye. Penny yari atuye he ubwo? Atuye mu Kigarama. Mu Kigarama uvuga ngo nawe mwenda guturana? Yego.
iwe ariko ntabwo wari uhazi. n'ubu ntaho nzi ariko ni mu Kigarama. komera ihangane. nuko Penny narangije papa Gia narangije araza afata imyambaro arakaraba, amaze gukaraba ndamubwira ese papa Gia byagenze gute waraye he? Arangije arambwira ati mama Gia ati uyu mwana arongera abinsubiriramo tugiye ntabwo nshoboye kubana nawe, nzagenda nagwa ku gasozi nabahanda ariko ngiye ntabwo nkiri kumwe nawe. Nambwiye se ikibazo cyavutse ni ikihe ko nzi ko nta kibazo twari dufitanye, bigenze bite? Papa Gia narangije aravuga ngo abanyamasengesho ngo ufite, ngo abanyamasengesho uhura nabo. Ndangije ndamubwiye se umunyamasengesho ni uwuhe? Ndabimutekerereza nuko nguko kuza mu rugo Penny na nyuma naje kubimubwira umugabo. Arambwira ati abanyamasengesho ufite ntibajye bagusengera, ubabwiye nanjye bansengere. Ngira ngo umugabo wanjye yagize itoroma nyine ndaceceka ndatuza, ariko ngira ngo ari bugaruke. Agenda yambaye iyo myenda yindi yaramaze guhindura, arongera nyuma bukeye nanone aragaruka afata imyenda yiwe aranyereka neza ku mugaragaro, arambwira ati ndagiye, nushaka uzishyura iyo nzu, nutashobora kuyishyura uzareba ahandi hantu ujya, ntabwo njye nkiri kumwe nawe. Ntabwo wigeze umenya uburyo Penny yamenyanye n'umugabo wawe? Ntabyo namenye, ariko umugabo wanjye anywa inzoga. Wenda Penny nk'umuntu usenga urumva biragoranye kumva ko umugabo aba yibereye ku kabari kugira ngo abe inshuti n'umuntu w'umunyamasengesho w'umuhanuzi bigeraho banashakana. Penny mu buhamya yatanze ko yavugaga ko afite umugabo n'abana. Yego nanjye nabyumva, naje no kubikurikira nanjye ndabyumva ngo Penny afite umugabo n'abana. Ariko Penny nyimara kumenya ko ari kumwe n'umugabo wanjye naramuhamagaraga, nabwo ariko Penny ko waje mu rugo wanjye gusenga, wansanze mu gishanga, urambwira ngo Imana irakubwiye ngo nitujyane mu rugo, none twajyanye mu rugo ugiye gusenga cyangwa wari ugiye kunsenyera? Penny narangije arambwira ngo umva, mpita mubwira ndetse ko wansenyeye kandi ufite umugabo wawe n'abana 4, koko umugabo wanjye nta mpahira, waje mu rugo rwanjye usanga mba mu nzu nziza, nta kibazo n'umukozi n'umwana, nta kibazo urugo rwanjye rubuze, warangiza ukantwarira umugabo. None Penny aka kanya uri kurya uhahiwe n'umugabo wanjye ntari kumpahira, ntahahira umwana we, waramumpugije umuhuza n'umwana yibyariye. Arangije arambwira ati Cecile ati umugabo wawe nusenga umusengere cyangwa umbwire nzaze ngusengere umugabo wawe agaruke. Yarabyemeraga ko bari kumwe? Yego, ariko akaba yajyaga anyandikira message nyine yakampamagara, namuhamagara tugatukana, ntabwo ibyo byabura gucyocyorana, akantu kakambwira nabi, akantu kibiki byose nanjye nkageraho nyine nkashira ubute nkamwiyama. Arangije Penny narambwira ngo umugabo wawe ngo ndamufite, ngo hari naho yambwiye ngo ndacyamweseya, ngo nimbishaka ngo nzamukurekurira. Rimwe anyandikira message arambwira ngo namuhaga ngo azamunyoherereza. Ndangije ndamuhamagara mbwira na papa Gia natumusi. Izo message urazifite? Umunsi baguhaze bazakohereza. Hari izo mfite muri telefone ariko hari n'izindi zagendeye kuri telefone kapfuye. Nuko Penny narangije aravuga ngo ngumva ngo gumana umwana wawe ngo cyangwa se ngo uzamuzane ngo murere. Ndangije ndamubwira se umwana wanjye umubujije se kandi papa we yarabayeho neza n'umwana wanjye. Umwana wanjye ageze mu gihe cyiza cyo guteta afite papa we na mama we. Umwana ari mu cyagiye cyo gukura abona umubyeyi we, none umutandukanije na papa we. Penny tukajya duhora muri utwo dutongana, umugabo ugera naho atanakifuza no kuba yabona n'umwana, yewe byageze naho ashaka kumukura ku cyiciro, yadukuye ku cyiciro cya mituweli. Ntabwo mwe mwarasezeranye? Ntabwo twasezeranye, ariko dufitanye umwana. Uvuga ngo amaze igihe kingana iki ibyo bintu byose bimaze igihe kingana iki? Amezi 5 arashize. Yego. Nuvuga ngo muri ayo mezi 5 n'ubundi na n'ubu baracyabana na Penny? Bari kumwe. Yego. Ese Penny tumuhamagaye haryo ubwo yadufata?
Tujyaze ko witwa nde? Allo? we Muraho neza Penine? yego Ntago mwagiye gusenga se? Ntago wagiye guhamagara Imana? Allo? Allo? ndi kukubwira ngo ntabwo nagiye gusenga uyu munsi ndi mu rugo. Ese nari nguhamagaye njye nitwa Sam Gakire nkora ku Rugendo Online TV. Hari umumama wampamagaye afite ubuhamya bw'ukuntu wamutwariye umugabo. Ibyo nibyo cyangwa arabeshya? Genda Dorukasi bari mugenda mubimubaze we njye ndumva nta byisobanuro mfite. Uriya munyamakuru wo ku Manuro TV wagifashe akanumvikanisha amajwi n'ayasizeho muri iki gitondo mugenda bahayo makuru kandi uko yabaha ariko muyafata njye ndumva muri iki kigeragezo nanga muri rishuri ninjiyemo ntacyo kuvuga ku banyamakuru batandukanye kuko nge mbizi ko muba muri mu kazi kanyu kandi umurimo wa data urimo gusenyuka bitewe nuko Satani aba yagabye ibitero ku muntu w'Imana. Ariko Cecile uramuzi? Ndamuzi nukenera no kumenya amakuru urebe ku majwi asizeho muri iki gitondo wumva uko nziranye na Cecile wumve n'ijwi ry'uwitwa umugabo we ubundi izindi nkuru nzazivuga nyuma uru rugamba mvuge ngo dusohotsemo nubwo nkiri mwiza. Noneho uvuze ko nta mugabo we muri kumwe nta n'uwo watwaye? Ntawe ndi kumwe nta n'uwo natwaye nta n'uwo nteze gutwara kuba naramenyanye n'umugabo we ari mu kazi nanjye ndi mu kazi nyuma nkaza kumenya ko ari umugabo w'umugore yarambwiye ko ari umusore ariko ngakurura amakuru ko bagiranye amakimbirane bagatana hagati aho ngo tukanasenga tugira ngo twunge urwo rugo uwo mugore bakavuga ko adashaka uwo mugabo ko ashaka ko dusenga isengesho rimusohora akisangira umupolisi bari bafitanye gahunda. Ibyakurikiyeho nyuma rero uwo mugabo duhura tugasuzanya nk'uko nawe twasuhuzanye tumva nta yandi makuru nkeneye gutanga. Imana yampamagaye niyo ifite icyo izakora muri nyuma y'ibi. Abakabwa bari kuvuga ko ajyaza no umufurira ukora ibiki byose barabeshya. Nababwira iki inkuru irenze ku byo nivugiye ku byo mwumvishe no ku bindi ndumva nafite igihe cyo gutamvuga mfite igihe cyo gusenga kugira Imana bariyo izasobanura ibi bintu ibindi ndumva nta birenze. Urakoze. Ese nanamufuriye ku bana avuga bati wamusasiye wanamuryamishije hejuru y'ibindi byose. Hari n'igihe umuntu akora ikintu akabana n'umuntu nanga bakanamenyana ntiyereke ingaruka z'ibizaza nyuma nanga se ibintu byose sinaka Imana ibihishura. Nta muntu ushobora gukuraho ishuri umuntu yinjiyemo nta n'ushobora kurwanirira undi urugamba kandi ari we wahagurutse ingaro rwanda. Uyu mubyeyi yari afite message ngo wamwandikiye umubwira ko ni umuhaga uzamumugarurira. Reka ngukupe nawe ndumva munshaka. Ngayo nguko nuko bimeze ni Penine umuhanuzi mukunda cyane. Ntabwo byoroshye ariko Imana biri kugenda ibakubita hanze buhoro buhoro. Bivuze reke bigaragaza. Ariko ngo uramubeshyera. Penine ntacyo mubeshyera. Iri ni ishuri ry'Imana arimo uyu muhanuzi. Ni ishuri ry'Imana narijyemo naribe. Ngo umugabo wawe bahura mu nzira musuhuza yigendera. Kuki koko wemeye kwikorereza umukozi w'Imana wagusengeye waguhanuriye ikigeragezo koko cy'amagambo? Yamanuriye ko icyuma kindiho kitari kindiho amanurira ko umugabo atari uwanjye ajya kuba uwe. Ndabona ariko numva hari icyo nshaka kubabwira. Wambwira nta kibazo. Nubwo muri abanyamakuru ariko ibi bintu mubyitondere. Umugore n'undi bafite uburyo bashobora kuvugana umwe agaserereza undi kandi turabantu ntabwo ndageraho Satani atarasa imyambi. Uyu mugore we ubwiye agiye kumpamagara ashaka kuntuka ntampamagaza telefoni ye atira telefoni
y'undi muntu n'amajije no kuri amazina ye ndayamenya ndayafite akampikiraho ibyo ashaka. Ubwo rero nimba yarampamagaye nkagira ijambo ribimubwira bitewe n'uko numvaga yarampamagaye mashije gukomereka, sinumva impamvu mubyurira. Yambwiraga ko umugabo we namutwaye, ndavuga nimba ubizi ko namutwaye ukabumbwira ngo azampaga ane nk'uko yagutaye, tegereza ubwo nimuhaga nzamuguha. Ibyo nabivuze muri iyo ka. Uyu munsi rero murashaka inkuru kandi ni muri kumenya ko murimo guteza ubwami bwa Satani imbere, nta nubwo muri kumenya ko mwabaje gusenya imitima. Uyu munsi sinzi mumpamagaye ugambiriye iki, ariko reka mbabwire mwabantu b'Imana, ibi bintu murimo ni njya ujya ubwiriza nkavuga ngo mukigerageza nta murwaza, ariko umunsi ibi bintu namwe byabazamukiye mugaseka umuntu amanuka nawe akazabaseka azamuka. Ngenda umva nta rugamba numva ndi burwane. Uyu mugore umugabo babyaranye aramuzi, n'aho atuye arahazi, nimba atamuha iposho nk'uko bikwiriye ryo korera umwana babyaranye azajye kumurega kuri RIB. Ibi rero byo gukomeza abantu banyandagaza bandika ngo Penina mwakunze ngafatanwe n'umugabo w'abandi, nta foto nta wigeza ntunga kamera ngo bimubwize umuntu. Uyu munsi abantu bafite ibibazo, kandi njye nindamuka mpagurukiye umwe mu bantu bumva bashaka kunkoza isoni no gushaka kuntera agahinda kansubiza iyo navuye, bazahura n'akaga gakomeye. Buriya senga nyine ubwo n'urugamba urimo Imana ariko sinsenga. Igiti kirimo imbuto ntigishobora kubura imijugujugu n'amabuye. Mbisubiyemo, umuntu Imana yavuzeho aba ari nk'igiti kirimo imbuto, uko kitabura imijugujugu n'amabuye niko ntashobora kubura ibingerageza. Uyu munsi rero ushobora kumenya aho navugiye n'abariko nihaniye ntubamenye. Ururimi arega na kamere kanjye waciye mu buzima nka buriya kamere ndayigira n'akazi, kuko iyo nanzanyeho ibintu byinshi numva ari n'ibintu bitanamfasha. Mfite ibyo ndi guhangana nabyo, nkeneye ngo abana barye, nkeneye ngo bige, nkeneye kwishura inzu. Umuntu akanzanaho byinshi, mba numva n'igipfunsi usibye gutinya ko narwana ngashikirizwa polisi, n'igipfunsi mba numva ntanakibatera. Oya ntukarwane umukozi w'Imana, urabizi ko turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Biramurenze gusa narahamagawe arimo kuvuga ngo ni nka kera aza kugarukira kuri mbo mukomeza akazi kanyu nawe ubishireho. Irijwe ko wumva ushaka kuryumvikanisho ubimuye, kuko ndabizi ndi mu kazi, muri mu kazi, ariko n'Imana iri mu kazi yampamagaye. Komera cyane usenge. Ntago murongera guhura mpura na Cecile? Cecile mpurira he nawe se ubundi ko twahuriraga muri amagurupe dusenga. Iki kibazo camara kuba yanze kwiyunga n'umugabo batanye tugashwana, mperuka guhurira he nawe ko atira telefone akantu kakambwira ibyo ashaka, akambwira ibicuritse n'ibicurukuye. Mpurira he na Cecile nk'umuntu wari inshuti y'umuryango se. Umugabo we ntago uzahana haba? Ntaba ni muhakenera. Muze hano mu Kigarama mwe mushake inkuru, numvishe ko uru Rugendo TV. Yego. Ntago abahisha haba. N'igihe yinjiriye muri iyo nzu n'igihe amakimbirane ye n'umugore byatangiye ntago abahisha. Uyu munsi ni muza gusanga aho uwo mugabo ari, mvuga ko ngewe ari we mwe muvuga yuko umugore yababwiye ko tubana, muzakora indi nkuru mushaka. Umugabo afite ahantu aba, afite inzu abamo, afite umudugudu abamo, nanjye mfite aho. Ariko aho urahazi? Mpazi se kuhamenya ni ikibazo. Uwawe utamenye mbishaka sinahamenya. Oya wahamenya ko ndi umunyarwanda nawe uri undi munyarwandakazi. Rero nimba dutuye mu mudugudu umwe kuhamenya si ikibazo. Nimba wakurikiranye inkuru ugakurikiranishwa navuze, mfite uburyo bwinshi namenya kuri uyu mugabo, kuko n'ubundi si ukuvuga ngo ni umuntu byaje gutya ngo mu nzira ngo baravuga ngo uyu muntu ngaziranye na Penina. Twaramenyanye dupanga no kubana, ariko menye yuko afite umugore, nanjye nibutse ko ntarakora divorce kandi k'amategeko y'itorero yacu atabyemera. Ibi bintu bivamo ndumva amezi 9 ashitse, ibyo bintu narabyikuyemo bitakiri. Umunsi mu biki kugira tugasuzanya, akaba yaza muri quartier nkicara hari nanga se tugahurira n'ahandi. Ntago ico kintu ari ikibazo umuntu yuririraho. Nta foto nta cyabaye, nta foto nta cyabaye, ariko ngo uracyari kumweseye. Ibintu avuze murabyumvise, sinjye mbimuvugiye. Yego. Nkunze ko abyivugiye rwose ati nta foto ihari. Nta foto n'imwe ihari. Wowe ushingira uvuga ko yagutwariye umugabo, hari ifoto ufite? Naho ubwo arabyihamiriza. Yego.
avuga ko akiri kumweseye aravuga ati ngewe umugabo yarambwiye ejo bundi ngo umugabo ari ngo bafitanye gahunda yo kubana mu kwa 12 mu byemejwe n'amategeko ngo ugiye nta sezerano mfitanye nawe ariko ntibuka ko mfitanye nawe umwana. Isezerano rya mbere ni umwana kuko kujya mu murenge n'ubundi mutazabyarana ni handi amakimbirane n'ubundi akomeza akagaruka, ariko aya magingo y'isaha we nawe nta mwana barabyarana. Yenda hamya neza ko nta n'uwamutwitiye ari cyari kumweseye. Ejo bundi yarambwiye ngo ndacyari ngo kumweseya ngo nimbona bitaba aryo mugabo bamweseye utamureka. Abantu babarokore mumbwira ukuntu mweseye abagabo babandi nuko ndangije ndavuga ese Penina uzamweseya ufata undi. Arangije aravuga ngo arangije arambwira ngo abagabo se ngo barabuze ngo ndamweseya ngo nimbona bitavamo ngo nzafata undi. Ibyo yabyatuye n'akanwa ke, ariko akubwiye ko ngo abivuga ngo ari ukubera kamere ngo wamurakaje wamututse. Umukozi w'Imana nimba uzi neza inshingano hawe winjiyemo, iyo ugiye mu murimo w'Imana hari ibyo ushingura. Yari kubanza agashingura kamere kuko kamere niyo mbi mu bintu byose bibaho, yanakugusha ntubashe gusenga cyangwa ufashe undi muntu gusenga mu kigerageza. Mbere yuko Penina atwara umugabo wawe, yego, wamufata gute? Penina mbere yuko atwara umugabo wanjye ntawe narinzi. Oya, muri cya gihe yazaga kuguhanurira mujyana mu rugo gusenga. Yampanuriye ari ku cyumweru nk'uno munsi mbimenya muri icyo cyumweru n'ubundi. Ariko muri cya gihe mwasenganye kagahe gato. Nta kindi gihe nasenganye na Penina ni umunsi umwe naho. Ariko wari watangiye kuvuga ati mukozi w'Imana rwose umunyamavuta. Nkabona Imana iraje insanze mu gishanga. Imana iri muri Penina araza. Ariko ntago ari Imana yo mu ijuru. Ni ya Penina nyine. Araza arampanurira avuga iby'Imana imubwiye ansanga mu gishanga. Twamenyanye gutyo hari ku cyumweru, yahaje ari mu gitondo mu saa 12. Saa 12 gutyo saa moya kuko yaravugaga ngo aragira ngo tugira vuba twihute ngo ashaka kujya mu materaniro. Ngera ariko abantu bagiye bakurikira ubuhamya bwa Penina, umwe mu bantu bafite ubuhamya bwubaka abantu. Nanjye nari nagezeho nyine nyuma, urumva uwo munsi tuzamukana tujyana mu rugo yaravuze ngo afite ubuhamya. Ndangije kubera na telefone ya touch ngira aho ndabonaga nyine bashuti banjye bazifite, nkababwira ati turebe ubuhamya tuza kubureba. Ariko gihe hanini naho nabukurikiye maze kubona ko Penina na Papa Giyani baziranye. Utangira gushaka kumenya Penina ninde? Penina Papa Giyani naramuhamagaye, hari ubwo muhamagaye siyabasha kunyitaba. Nyuma ndamuhamagara numva ari kuvugira kuri telefone, nyuma muhamagaye ahita ambwira ngo amamagaye mpuze ngaho mbwira icyo nshakiraga. Turavugana, tumaze kuvugana umugabo aribwo yagezeho araza hari ku manywa afata amazi ajya muri douche, nanjye mfata telefone ya Penina Papa Giyani, ariko hakaba hari nimero yari imaze kumuhamagara mbere yuko ajya muri douche. Imaze kumuhamagara mbona nanjye ndayifite muri telefone yanjye. Imaze kumuhamagara amukubye ndamwihorera, ahita ambwira ngo mushyira amazi muri douche, asiga telefone mu nzu. Ndeba ya nimero, narabanje mfata telefone yiwe mfata n'iyanjye mfata na ya nimero nyandikamo, mbona ni nimero ya Penina. Nyuma ndamubwira se Papa Giyani ko ino Penina uramuzi? Arambwira ngo Penina wuhe? Penina ejo bundi waje mu rugo. Nibwo nahise mubwira ati Penina waje mu rugo hano ku cyumweru tuvanye mu gishanga. Nuko nsanga ni Penina bavugana, nsanga Penina akunda no kumuhamagara cyane. Mpita nibuka ko hari ubwo nahamagaye Papa Giyani nitabwa n'umuntu uvuga nk'abantu biriya mu Ruhengeri. Yego rero ko arye mu bye mpita nimajinamo ko ari ubwo niko avuga n'ubundi. Yego niko avuga nk'abantu biri iwabo. Yego. Okay, nuko none se ibyo bintu byose birabaye uri umuntu wari utangiye kujya, navuga ko wari utangiye gufata umwanya wo gusengera urugo rwawe cyane? Meze neza nta kibazo mfite. Ubona rurasenyutse kandi rusenywa n'uwiyita umukozi w'Imana. Penina ngeraho
papa Giana aravuga, Penina arangije aravuga ati zana imyenda, ibikoresho bindi nushaka azabigurishe tuzagura ibindi. Ibyo Penina yabyatuye mu kanwa ke abikubwira, abimbwira kuri abivuga kuri telefone ndi kumuhamagara abimbwira kuri telefone, arambwira ngo n'umugabo wanjye nta nkunda ngo umugabo wanjye ngo niwe umukunda. ariko akantu avuze buretse banze nibuka akantu avuze mu kanya ntaza kukibagirwa. Yego, ngo bahura n'uyu mugabo yamubwiye ko ari umusore. Penina yaje mu gishanga n'ubundi arasenga, aravuga ngo natwe ngo tumufashe gusenga, ngo kuko ngo afite icyifuzo ngo cyo gusenga, ngo asengera ngo umugabo w'umusore, ngo Imana ngo iri kumubwira ngo nasengera umusore ngo ugiye kuba umugabo we. Urumva? Ari we mugabo wawe? Ari we mugabo wanjye. Papa Giana isaha uyu munota niyo mwahura yakumvisha akakubwira wenda ati ngende umusore wamwumva, wanamureba ntiwakimagina ko ari umusaza, kandi koko si umusaza. Umugabo wanjye ni mutoya, nta n'ahahuriye na Penina. Penina aramuruta mu myaka? Penina aramuruta nyine, niwe musore yasengeye aramubona. Yego. Ati n'ubundi yarabanje kumbeshya ko ari umusore, bigezeho ndabimenya. Yego, mbivamo. Yego, kuko nabwo amaze kumenya ko Penina amaze kumenya ko namufashe, ko namenya yuko aziranye n'umugabo wanjye, ndabyibuka yarampamagaye araza azana wenyine, arazanjye nawe na wa mama Moyize, araduhuza n'umukobwa w'umurundi, tujya iwe aho yabaga uwo mukobwa w'umurundi kazi mu nzu yiwe. Ararahira ngo nituzane Bibiliya, ararira kuriya mumubona atanga ubuhamya, ararira pe, aravuga ngo nituzane Bibiliya ayirahirireho. Umurundi kazi turayimwima, turamubwira ati nta kibazo, navuge nyine nasaba imbabazi nk'uko ibintu yari yabikoze. Arangije aravuga ngo ni umusore ngo waje ngo amwiyoberanyaho, ngo ubu ngo ararekuye, ngo aramurekuye. Uwo munsi nabwo umugabo wanjye ntiyaraye mu rugo, yaraye mu rugo uwo munsi, sorry, bukeye umugabo ntiyarara mu rugo uwo munsi. Umugabo ariko ari umunsi n'umwe yigeze ajya afata byibuze akajya gusenga? Oya, ni mu Bagaturika yajyaga gusengera, ubundi akaba yibereye ku kabari, ubundi akajya mu kazi n'abandi bagabo nyine akinywera agacupa. Kunywera igicupa nta kibazo, nta n'ikibazo kiba kirimo rwose. Nta kibazo, nta nubwo wawe mugore wafata umugabo ngo umubuze uburenganzira bwe. Yego, umugabo wanjye ubu nta kibazo twari dufite. Noneho ukurikije ibintu Penina tubwiye mu uko tumuhamagaye, yego, ararahiye, aratemba, aravuga ati reka ariko nzahwaba. Uwo ushingiraho uvuga ko babana? Njyewe uwo nshingira isaha yose nahamagara umugabo wanjye. Penina nawe ubwo yaravuze ati umugabo wanjye iyo muhamagaye ahita agenda akamubwira ibyo twavuganye. Inshuro nyinshi niyo muhamagaye Papa Giana mbona byancanze, nkapfa kuruta ngira ngo ndebe ko hari icyo ari bumarire, akahita nyitaba Penina akambwira ngo nkumva ari kuvugira muri telefone, ngo se ngo wakambaye vuba, ngo tukagenda. Nk'ejo bundi naramuhamagaye nabwo numva bimbwiye gutyo. Papa Giana nyuma arampamagara, ndamubwira ese umaze kwambara ko nagushakaga ngo umvugishe? Arambwira ngo wambazaga iki? Mpita mubwira ibyo namushakiraga nabwo. Rero Penina aka kanya uyu munota ari kumwe na Papa Giana. Bari kumwe, wowe urabihamya, bavuga ati bari kumwe. Akantu ko kumufurira? Yego, aramufurira gute se atari umugabo? Ninde wakubwiye ko amufurira? Ni Penina. Yarabyivugiye ngo aramufurira, ngo afite amafaranga ngo barafatanya, ngo akamwohereza amafaranga agahaha. None se nimba amuhahira akamuhuza umwana wanjye ntiyibuke no guhahira umwana wiwe, urumva ari gutata ari umugabo wiwe, kandi akamumenya we n'abana. Ubwo Penina harya afite abana bangahe? Afite abana 4. Umugabo wawe niwe wasigaye? Niwe ubamenya ko nta wundi. Penina ubwo yarabivugiye ngo umugabo we ngo arafunze, akongera ngo umugabo we ngo baratandukanye. Ibyo byose yabimbwiye ejo bundi ndi kumuvugisha. Icyifuzo cyawe ubundi bari ikihe? Ibyo ari byose abantu badukurikiye bari kumva
ubuhamya abakeneye ni mwe bundi muba mukeneye gufashwa ibyo ari byose urumva ko umugabo yaragutaye agutana n'umwana umugabo wanjye yarantaye antana n'umwana nabaga mu nzu nziza ubu buzima bwawe bumeze gute ubuzima bwanjye burakakaye ndi mu buzima bugoye pe uko ni ukuri nkubwira ndi mu nzu ntigeze mbamo kuva nabaho ntaranashaka n'umugabo ntabwo nigeze mba mu kazu nk'ako ndimo ntabwo nigeze mbura amafaranga yo kwishyura inzu ntabwo namenyaga igihe inzu yishyuriwe nkibana n'umugabo wanjye kuko ubu ngubu inzu imaze kugeramo amezi abiri kwa gatatu nako kurageze nyishyura 25,000 urumva ni ukuvuga ngo muri ayo mezi 5 nta kintu we n'umwana bafasha nta kintu ntacyo wenda reka tureke wowe reka tuvuge umwana mwabyaranye yego umwana twabyaranye nabwo kugira ngo azavuge ngo amurihiye mituweli byari byakomeye ngeraho ndatukana ntuka Penina birangira nyine ngiye yaramubwira ngo nankure ku cyiciro ankura ku cyiciro agumishaho Giyane ariko nabwo ntacyo ubwo yagumyishijeho umwana wanjye akaba yarigezeho akabona mituweli none se iyo urebye umugabo uburyo wari umuzi uburyo mwari mubanye hari uburyo bavuga ati umugabo wanjye baramuroze ibi bintu ntabwo nari urahamya ko Penina yagutwarishije icyo umugabo wawe ngiye umugabo wanjye nimba umugabo wanjye nkurikije ukuntu yakundaga umwana we uko ni ukuri nta n'umuntu ni mu byo avuga n'undi wese wamucaka avuga ati uriya mwana wawe wamubonye mu buhe buryo umwana wanjye yajyaga yicara akavuga ukuntu Giyane yamuvunnye Giyane yamugurishije ibintu mbese umwana wanjye niyo mwana yakundaga nanjye nubwo ndi umugore we nkabibona ko umwana wanjye amukunze cyane ntacyo abuze ntaki ariko amasaha y'angaya magingo aya umwana wanjye ashobora kurwara n'atatu n'itanu yo kumuvuza ntayo afite kugira ngo muhamagara yame bikaba ingorane cyangwa agahita ambwira ngo genda ngo uzamuvuze ejo nkareba ukuntu umwana ameze anyanegekaye bikancanga ubu ngubu aho mbibonera ko umugabo wanjye bamuroze ntabwo acyumva ikibazo cy'umwana we kandi yaramukundaga ntabwo uhamya ko hari izindi keya baba baramuhaye atabonye iwawe izindi keya ntazo Penina naramuhamagaye ndamuvugisha ndamubwira ko Peni nawe arabihamya aravuga ati sasira ati ntacyo nkurusha ntabwo nkurusha uburanga ni ukuri ko Imana yarebye ivugiye n'akanwa ke ko atandusha uburanga kandi koko Penina ntandusha uburanga ntitaye ngo nuko muri ubu buzima ndimo naracupiye yego ndabyemera ariko niyo twagenda na Penina ntacyo ndusha gusa we yarivugiye nambwiye se icyo ndusha niki arangije aravuga ngo nakuniye kuri aritari ariko kuri aritari wakuniyeyo ni hehe kwa padiri cyangwa ni kwa pasiteri ambwira ngo hoya ngo ni Roma ngo ntaho nzi ngo ni Roma kunira kuri aritari ubwo nukugira ute ntumbaze simbizi we watuye abantu bakuru mumfashe kumenya ibyo bintu ubwo si uburyo bw'ibirozi bikurura abagabo yaravuze ngo ugiye nakuniye kuri aritari ndambwiye se Peni ko wavuze ko warugesha gusa munyiga mu buhamya bwawe ubusa munyiga kuko waraburetse cyangwa uracyabufite ese Peni aho waburetse ubu wabusenga uvugishije ukuri ukifata ukansenyera waraje mu rugo iwanjye ukambona aho mbubona n'intebe nicayeho nta kibazo ukansenyera ukishimira ko nsigarana uyu mwana papa watapfuye papa wakiriho kandi ukaba ari wo umujyana arangije ndamubwira ati Peni atabusa munyiga ntawe wabujyanye ahubwo ubanza yarabusize Siliveri arangije aranyibwira ngo ntabwo yamusiga ngo ahubwo yabusiga jyewe kuko ibyo icyatumye mbimubwira nawe narumvisha ubuhamya bwe ndamubwira numva ukuntu yabukarabaga akisiga mu maso no mu biganza akakuyambira ngo bikarangira ngo agusiza ngo busa munyiga bwiwe ariho yavugaga ngo yarongorwaga n'abagabo 10 ku munsi iyo umugabo wawe ati bitewe n'uburyo wabonye yahindutse urahamya ko neza ko umugabo wawe ashobora kuba yamusize ubwo busa munyiga yarabumusize umugabo wawe akize cyangwa se bibaye ngombwa ko kuko uburozi buri hari igihe inzaratsi hari igihe zishira mu muntu da akasubiza amaso inyuma akabona abantu benshi bagiye baduha ubuhamya b'abagabo bagiye bagize inzaratsi akabwira ati rwose nari narataye umugore wanjye mwana muto njya ku gikecuru nkwamirayo
nza nanjye guhumuka amaso mbona ibintu ndimo ntabizi aramutse ahumutse amaso akagaruka wamwakira nk'umugabo wawe wakundaga n'ubu wenda wanjye siko ntacyo napfaga nawe nta kuncira mu maso nta kugira gute ariko ubu ngubu yanantuka akangira gute tavuze rero ko umugabo atashye ku mugani w'ipene namubwiye ati namuhagaze namurekura azaza nyine nk'umugabo nese ubwo nabigenza gute cyangwa se sinanahamya ko yanamurekura kuko yashatse umusore kandi yaramubonye yamurekura atabafitanye n'ubukwe mu kwa 12 Penene yatubwiye ko azajya kutwereka ahantu aba yego muzagenda habereke ahantu umugabo wawe ngo ni umuturanyi batuye mu mudugudu umwe ariko aramufurira ubwo yamufurira nk'uko aho umusada umuturanyi wawe ari we wese nyine ufurira umuntu uramusarira ukanamuryamisha nk'uko abivuze birashoboka ashobora kuguha iposho ukamufurira ariko mutabana hari abaturanyi beze rega nawe yabaye umuturanyi mwiza Imana izabimuhembera wihangane Imana igufashe reka ibyo ari byose turacyari ariko ikintu cya mbere impamvu y'ikiganiro abantu bagushyigikire abantu bagufashe muri ubuzima ibyo byose abantu bagufashe kandi ni ugukorera umugisha cyane tanga nimero yawe ya telefone turaza no kuyishyiraho hejuru ku inshuro nyinshi tuya dukunda gukoresha ababyeyi bakomerekejwe cyane n'abakozi b'Imana muzi mu minsi ishize ikiganiro cy'umuntu bita Silas byahise no ku murongo ngira ngo umudamu we nawe yarakomerekejwe cyane akomeretswa kandi n'umugabo kandi umugabo we ari umukozi w'Imana mumuzi yari umuhanzi uri mu indirimbo zo guhimbaza Imana Penene yagera avuga ngo ngumva ngo sasiri ngo nzakwemeza ngo nzakwereka ngumva ngo ibi byose umbwira ngo mbifite muri telefone ngo duhuye byonyine ngo nakwereka ngo ariko ngo wari wabona sinzi umugani yaciye ngo wari wabona ngo nimba ari imbwa ngo zahuriye hehe ngo niko ngo nanjye ngo nakwereka ese ubu ntimurahura muramutse muhuye ngiye kuva byajyana umugabo wanjye ntabwo ndahura nawe nahuye nawe uwo munsi umwe azavuga Imana imufite uko Imana imutumye muramutse muhuye sinanabyifuza ntabwo wifuza guhura nawe ntabwo nifuza guhura na Penene ni ukuri kw'Imana Imana izaguhorera Imana ikunda abarenganywa cyane rwose komera cyane ihangane umukozi w'Imana akifata agasenya urugo rw'umuntu kandi ari nawe wakakwiye kugufata mu mugongo abona hari ikibazo akavuga ati reka ngufashe dusenge akifata akantandukanya n'umugabo wanjye akantana umwana ungana kuriya bwiya nimaze amezi 5 kuno kwa 6 turimo nikanyagira nabona ikiyede ntakibona nkamenya ko ndi kumwe n'umwana wanjye kuba warakomerekejwe n'umukozi w'Imana cyangwa se umuhanuzi nk'uriya uzwi kuri social media usanzwe yigisha abantu bagafashwa gahanurira abantu ukavuga ko ari we muntu wagusenyera ugakagutwara ubu ntago byahise biguca intege kujya gusenga ntago byanciye intege n'ubundi ndacyasenga kuko ntago mbeshejweho nawe komera cyane mama komera bwira abantu nimero yawe ya telefone bagufashe turaza no kwishyira hejuru kuri iki kiganiro ibyo ari byo byose inkunga yo turi gusabira umuntu inkunga ntabwo ari amafaranga ni meza aradufasha ariko ushobora no kumuhamagara ukamuhumuriza uyu mubyeyi wamuhamagara ukamusengera mugasengana wamuhamagara ukamugira inama tuba dufite ababyeyi cyangwa abakozi b'Imana abandi bazima bagifite inyigisho zo muri mitima y'ababyeyi nk'aba babaye ikindi kandi hari n'abantu Imana yahaye umugisha ushobora kuvuga ati numvisha urimo amezi 2 3 y'inzu reka ngufashe kwishyura ibyo byose ni ugukorera umugisha niyo mpamvu dushyiraho nimero ye hejuru kujya guha ugahahira uroso tarubizi mu rugo rwawe byose byaranatewe n'uwiyita umukozi w'Imana yajyanwa n'undi najyanwa n'umukozi w'Imana byibuze uzagitwarwa n'umuntu wicuruza wari kubyakira wabyakira kuko zindaya ntizibaho nkamenya ati wenda yatwawe uriya kuko ntaho wamureka ariko uzi kubona umuntu ari kukiganira avuga ukuntu umwana we yamutaye ku mureko akavuga ukuntu ari gushima Imana y'ukuntu umwana we atapfuye muri cya gihe ngo ari indaya ubu se ko yantwaye umugabo ko ntarata umwana wanjye ngo njye kwicuruza ariko ntabyo nzakora nta n'ibyo nakora
Imana irahari, Imana izakugirira birashoboka neza. ko yamujyanye agira ngo rebe ko nanjye nkora umwuga yakoze. Ihangane, bwira abantu nimero yawe ya telefone. Ihangane nuko biba bimeze, ngira ngo aba ni abakozi b'Imana. Aba ni abakozi b'Imana. Nibakomeze bamamara. Nibo bakomeze guhamagarirwa gukomeretsa imitima y'abantu. Ntabwo nari nishimiye kujya muri ibi, ntabwo nari nishimiye kujya ku isi yose mbona. Ayo mezi yose ashize kubera icyo wihanganye ntube waza muri social media. Nari ndi kureba ko wenda yamurekura nk'uko yabimbwiraga, ngo namuhaga azamurekura, ariko nabonye ko yemeye, yaramwemeje kuko yasanze wakuniye kuri aritari. Ibyo nawe ibyo bimenya wa mubyeyi, ibyo by'abakozi b'Imana ngo bakuniye kuri aritari. Ni ukuri karitsiye mbamo nta muntu n'umwe yatekerezaga ko mama Giyani n'abandi muri ubu buzima. Barandebaga bakavuga ati nyakora uriya mugore pe n'uriya mugabo mberanye n'umugabo nta kibazo dufite, ntazi kugura ku musu, wabonaga ari abakire bibaniye neza bameze neza. Ariko umwana wanjye bashobora gukenera n'imbuto n'ayo mata, yakenera n'ayo mata ntayabone, igikoma ntakibone. Sinari nzi kugura ifu ku ikiro, sinari nzi kushama. Umugabo yaragukundaga agahahira n'urugo. Yego pe, nta nzara nagiraga. Erega ubu naracupiye, ubu nta kibazo, ndakenyera igitenge nkakizengurukirizaho kangahe. Ariko igitenge kimwe igipande naracyambaraga nkagenda nanafoshe ngira ngo no kwambara ubusa. Byoroshye pe ninazabone nawe. Birababaje disi. Hari inkuru zindenga ukumva nyine nta kintu none se umuntu nk'uyu wakomerekejwe kandi agakomeretswa n'uwo wiyita umukozi w'Imana, wabigenza ute? Ngaho rero abantu namwe nimutubwire ibyo ari byose, ariko ibi ngibi nimba ari ukuri koko Imana ibiri kugenda ibashyira hanze, izajya igenda ijugunya umwe tumumenye, ejo ijugunya undi tumumenye, ejo izana undi tumumenye, paka ku buryo yarabyivugiye ati ngiye gushyira abantu hanze. Hari abanasezereye bakivuga indimi. Imana iri kugenda ibajyana mu zabukuru. Akomeza ishuri nk'uko ari kubivuga, nanjye iryo ndimo ntirinyoroheye. Ihangane, urakoze cyane. Reka dusoze. Abantu nyine ubwo nimero yawe ntacyo turaza kuyishyira kuri iki kiganiro, ubwo niho abantu bari buyikuri hejuru.